Constantine na Fabrice Karenzi kuri situation arenze iyo altercation ya perezida wa Ferwafa n'umutoza byabaye ejo bundi ku mutoza birukanwe urabyumva bibaye ku mutoza mushya ku munsi wa mbere izo altercation n'abatoza bataranamenyerana ngo perezida wa federation n'ishyashya agomba kugira imbibi perezida wa federation ntabwo wabaza wasikanya wa Tanzania umubaze ngo kuki Mudasiri yahaye atahamagawe ariko kare Gamondi subiza icyo kibazo nimbaza ibyo n'umunyamakuru utinyuka kubaza perezida wa federation nakemera icyo kibazo nawe ubwaguye mutego na perezida bagenda baducangiramo save za kwizera hara kuri izi ngo mugende mushyiramo nguyu Eric yabitangiye dore mugabo Alex umutoza w'abazamu barahari ni mubabaza icyo kibazo turabubaha twabahaye ako kazi ariko niba she muri mu bya Olivier utahamagawe ukajya kubisubiza nawe ubwawe uzashokana n'abatoza none se ahubwo kuba atarazi ko Kwizera atahamagara ibyawe nta perezida wa federation aricyo mutumva neza sibyo perezida wa federation ibyo yakumiraga twabibonye nyuma ya match ya Elmerek na Rayon Sport uri umuyobozi udashobora kureba kure ngo ubone ikiri buteze ikibazo ugishakira igisubizo yavuze ngo ntago twabiganiriyeho n'umutoza na SG urumva ariko ndaza kubasaba kuko nubundi twemerewe guhamagara abantu benshi ubwo mu mugarutseho muri benshi sibyo nk'abanyamakuru nemera ko mukurikira umupira turaza kureba niba bamuha amahirwe ndaza kubivugana nabo ntabwo yavuze ngo ndamuhamagaye ndavugana n'ababishinzwe ndavugana nabo tumuha amahirwe kuko nemera ko abanyamakuru mukurikira umupira ikosa ntabwo numva uri zamuye ikiganza Karenzi icyo yakumiraga kuri iyo ngingo zamuye ikiganza icyo yakumiraga twakibonye abafana bose bavuze ngo muzabyirebera Karenzi kuri iyo ngingo kuri YouTube Karenzi nazamuye ikiganza ndasubiza Karenzi mbaza kuki Kwizera Olivier akiri muri deba y'umunyezamu usabirwa amahirwe muri press conference kandi ibikorwa byakabaye byivugira ndakomeza aho ni naho ruzingiye ndakomeza ni nayo mpamvu Eric yananiwe kubisobanura Karenzi ndakomeza Kwizera ni umunyezamu ntegeza ko amaze kurenza imyaka 30 sibyo cyangwa se ari kwikabakaba ariko ntekeza ko ayifite Kwizera ni umunyezamu wakiniye Amavubi imwe mu mikino ikomeye ma competition yakomeye duherukamo sibyo umwe mu banyezamu mu Rwanda bafite ibigwi bya vuba bagaragaje urwego rwabo bakinnye mu Rwanda mu makipe akomeye bakina hanze y'u Rwanda bagaruka mu Rwanda si umwana w'imyaka 20 ukiri muto uzamba barimo guha amahirwe ngo reka turebe ku bintu forum afite atari fluke tumuhamagara abamenyera ikipe y'igihugu bamenyere kwa muri hoteli siko tubivuga ku bana bato aba niyo David abamenyera hoteli y'Amavubi siko tubivuga nk'uyu warene wa Kiyovu umunyezamu umwe mu beza twagize niba atari wa mbere mu myaka 10 ishize arimo araganirwa ngo reka tumuha amahirwe ahure n'abandi umutoza murebe ni umunyezamu ukora ibikorwa bye mu kibuga bikwiye kuba byivugira mu kibuga ntabwo ari umuntu ufite imiziro donc abantu bagomba kubanza gukoraho deba hanze y'ikibuga baza gufata umwanzuro nk'impuhwe nawe uramutse yemeye ko amushyira hasi iyo ni disrespect kuri kariyeri ya Kwizera no kubyo akora mu kibuga Rore ntabwo Olivier ngo tumuhamerwe turebe Olivier jewe navuganye n'umujyanama we Kipepe ndamaza ese ko mbona ikibazo cya Olivier cyateje ikibazo ku mbuga nkoranyambaga Olivier arabitekereza iki urumva yambwiye ati Karenzi ndakurahiriye umuntu bita Kwizera Olivier ahamya ko kandi anemera ko akunda Amavubi kandi yayaha ibyo afite byose mu gihe amukeneye urumva ariko kuri we nta nubwo asoma ibyo bintu nta nubwo abizi ko birimo kuba oya uwavuga ko focus ye abona ikipe ubushize yayibonye ari muri Rayon urumva ni Rayon yamuhishije ikipe imyaka 3 amaze mu Barabu yayibonye avuye muri Rayon
ahamya ko ashobora kubona ikipe nziza inakomeye cyane bidasabye ko akinira ekipe bidasabye ko bitewe akinira na ikipe performance y'igihugu. ari kugira muri Rayon Sport bitewe na performance Aha. arimo agirira ahubwo ndumva Rayon. afite umubare wagutse cyane arafokasinze umutima uri kuri Rayon urumva yiteguye gutanga ubuzima bwe bwose kuri Rayon Sport. yambwiye ati Olivier nimubizi ariko agatoki ke kagahera karahindukiye karacitse ahubwo karavunitse igufwa Yego. urumva ntabwo yatanze ibyo yatanze n'amaraso yeho akinira Rayon Sport afite agatoki bakoraho akaryama urumva akababara urumva ariko n'amaraso ye azayatanga mu kibuga ntibimuza gukora kuri Rayon cyane Sport. yaje twabonye ibintu kuri Rayon Sport ibyo bintu by'Amavubi amuhamagaye ni byiza kuri we batamuhamagaye ntimuderane batamuhamagaye Ntibimura- ari focused ntibimura- ejo nawe mfite n'impungenge kuri iyo match nategereza ko ashobora gukina nabi kubera gucika intege yambwiye ati ibyo umuntu avuga ngo umutoza w'Amavubi yari ari muri stade Olivier ntabizi ntashaka no kubimenya yakinnye uko asanzwe akina za passes uko zitanga muzikritika muzigire niko yazikinaga si byose save ze yinaganika mu kirere na cy'abana save no uraza awuguye ntabyo kujugunya ngo umutoza w'Amavubi arahari ngo nakora ikosa ngo natange igitego oya ari focused kuri Rayon Sport. Amavubi namuhamagara ni byiza ariko natamuhamagara ntago Olivier aradasinziriye ntibimure n'abafana ba Rayon nabonye bavuga nabi barakaye ntituzaza mutuze umuzamu wanyu ari fokasinze ku ikipe yanyu Ntimuhemba. ibyo ntibibabuze gufana Amavubi ngo ariko natwe nibahamagare. tugomba kumuvugira ko turamukeneye ikipe y'igihugu arakenewe ariko se ajyemo ku ngufu arakenewe yijyanemo se yijyanemo se arakenewe ariko nanone reka hari ikintu muri kwirengagiza gikomeye aramurusha kuko waravuga ati abo bantu bampamagara muri uwo mwuka nshobora no kujyamo ugasanga barantega imitego baranyiyenzaho baranshakaho utuntu twananteza ibibazo ndajya niba nakwiturije muri Rayon nakwiturije nkakina shampiyona ko icyo nacyumva rwose ko nyina buri cyumweru ko nyina match Adolphe ebyiri nibagende bafate Adolphe nibagende bakina abapasiyansi ba polisi nta kibazo bifite abamitsi menyane wafata Adolphe na Pasi ugasiga kwizera Adolphe yari umunyezamu wa gatatu muri APR mbere y'uko Jean Pierre agira ikibazo injustice Patience ni umunyezamu wa kabiri muri polisi ahubwo Eric kwizera n'umunyezamu wa mbere muri abwire Fabrice cyapfa na kwizera reka injustice ikora apu Eric ntabwo iri kuri kwizera gusa Hari kare abantu- twavuga n'abandi noneho Taibo we Taiba top scorer shampiyona ari imbere y'abakinnyi ba Zahari Hilal na bari Bereke afite ibitego 11 na assist 3 Zidane Eshatu. n'umukinnyi beza b'ishampiyona none se Zidane uramusize kweri urabasize bose kare turimo twanariza Brazil Lorenzo yatubwiye ngo aha urabona ukuntu bari ibihugu biri kugenda bihamagara urabona nk'uyu mwataka wa Brentford bahamagaye Igor Tudor bagenda kuri ntabwo asanzwe akina cyane muri Brazil ariko ikibiro byabaye nabyo Kipepe yasoreje ku kintu gikomeye urumva nubwo yavuze ibyo byose yambwiye ngo nibiba ngombwa igihe nikigera Olivier azavuga azi kuvuga azamena umusheri azavuga ariko ko ajya avuga ariko ko hamenyekana byinshi uko ngiye ko bambwiye yarahamagawe muri iyi minsi bamusaba pasiporo urumva bivuze ngo bamutekerejeho bamutekerejeho kumuhamagara byari bihari bamuganiraho mukoraho inama icyabihinduye cyaturutse atitwaye nabi mu kibuga ni iki ahubwo ari in his prime nta kibazo yagize nicyo bibazaho Olivier si umunyarwanda nk'abandi Eric Nshimiyimana areba shampiyona aba ahari ku bibuga ahubwo ni kumukasa ni kumukasa kugira ngo no muri reyo ahubwo amanuke muri sa muri sa harya uyu uvuga uranga abakinnyi Eric tubazane Eric tubazane niwe bwa mbere mbonye avuga ibintu ntibibe kuri ibyo bakinnyi yabanje kuvuga ko Olivier atahamagawe ntabwo Olivier azahamagarwa nyuma ashyiraho ejo cyangwa ejo bundi ko Olivier noneho ari buhamagarwe ubwo ni kigero bamwatse passport ubwo niba yaramenye nawe ahari mbere yuko list isohoka ejo mu gitondo cyangwa ejo bundi tubazane yari avuze ko Olivier ari buhamagarwe ariko mbere yari avuze ko Olivier atazahamagarwa ubu nawe yarapapiraga cyane kuko yanavuze ko Gerete na Sabo batazahamagara ariko nabivugiye ko bazaza bari bafite ikibazo na Adera Murushe nta wundi Cyarakemuka. akwaza sa Adera Murushe bari bafite ikibazo na Torsten na Adera Murushe ni Torsten na Torsten na Eric n'ejo bundi muri iyi minsi ibyo Karenzi avuga ko nabonye nandika ngo Sabo yaravunitse ntazaza umupira w'u Rwanda ufite ibibazo ndabyibutse ko koko oya umupira w'u yewe Rwanda ufite aboneka ibibazo ibintu bizaba ibibazo. anticipation nakoze Karenzi
Boni Mugabe avugira kuri radiyo Rwanda ngo icyo twashimiye umutoza mushya w'ikipe y'igihugu ni uko yemera gukorana n'abasanze bivuze ngo kondisiyo ya mbere ugomba gukorana na Eric Nshimiyimana. urakorana na Eric na bagenzi be tuzihitiramo. Yego hari abatoza batabyemera. Impamvu batabyemera ni uko bazi ko abatoza nka Eric abenegihugu usanze imbere mu gihugu batoza muri ekipe y'igihugu ko nta kandi kazi bafite ko gutoza mu makrebe. Urabizi ko ibyemezo byinshi ntuzabigiramo n'uruhare. Ushobora gutegereza ko ari korapu gusa kubera Constantine yatinze. No bizakomeza. Erega byari byoroshye. Bizakomeza. Amurusha agomba kujyana Eric. Ariko noneho uko kuba amafaranga yabacaga amurusha bizakomeza yagombaga kujyana na Eric. Ahubwo Constantine ari kwizanira be. Constantine akizanira abatoza be. Naho bino bintu byo kugumisha Eric hariya. Nundi click ni Constantine nicyo ashobora bakoranaga ni bamwe ugera ukimenya. Kuko azajya haba inama ya Eric nabo vuga ururimi rumwe n'abayobozi ba Ferwafa. Ibyinshi kuri Constantine n'undi mutoza wa buri mwanya we kuko kuri nemeza rore ibintu bya ntabwo ari environment y'ubwoba ntabwo ubu sindabona neza aho byerekeza ariko bakubwiye impamvu atahamagaye impamvu yahamagawe adafite ikipe Kazuba agahamagara mu ikipe y'igihugu adafite ikipe adaheruka gukina akazamo n'impamvu atahamagawe uyu munsi ari inyenyeri amaze gukina match kandi byose Eric adafite ikipe araje urumva hamagaye umenye impamvu Eric arahamagarwa n'ibyaye ndavuga yakira kora imigakora ibintu Eric wa Adel n'uwa Constantine baratandukanye. Eric wa Adel yahamagaye Kwizera nta kipe afite. Uyu munsi Kwizera afite ikipe, Eric wungirije Constantine ntiyahamagaye. Ubwo haba ari ikibazo rero kiri hagati ya Eric na yarangiza akica imbere y'abanyamakuru kandi arangaho agapana no bisa no kumupfobya umukene yavugaga ngo twafashe naho bigaragariza ko babiganiye bivuze no mutangazamakuru ngo twasanze tugomba kumuha umwanya wo gukomeza kumureba. Wagira ngo n'umwana w'imyaka 20 uri kuzamuka uretse nahisa uri muri breakthrough muri ekipe ya mbere ngo nibyo ngo ari kugerageza kwitwara neza ngo ariko twihaye umwanya wo gukomeza kumureba. Kamo uzamamagara muri retirement ari in his prime ameze neza arimo arakora uzamamagara agiye muri retirement nose Kwizera ni umuntu wo kuvuga ngo turacyareba ngo uburyo ngo progress mu akiye naye Hilal akiye na Zaire Merek akiye match nk'umunani wamubonye akina na Hilal bamushota wamubonye akina na Merek bamushota wamubonye akina na Mukura na Police na SGR bamushota. Ukeneye ko akina na Real Madrid kugira ngo umenye ko ari umunyezamu mwiza ibihebye bya mbere ari muri ekipe y'igihugu. Eric ntabwo ari umunyarwanda ntabwo yabonaga ariko niba Eric yazanye Constantine kuri iriya match amubwira ngo tugende urebe uwo muzamu bavuga uwo ari we ubyirebe ntabwo ari cyo cyatumye muza baje kureba match Eric amuzanye muri Fabrice amaze so kubazana umutoza uvuye muri press conference uje bwa mbere gutoza ekipe abagomba kuza kora match n'abari match y'umugoroba bakaza nka squad yose ibyo baje kumonitoringa Kwizera baramuzi oya nuhamagara muzi tuvuge ko uyatamuherukaga kandi wamuhamagara ariko na Bruno Ferri yavuze muri press conference ngo niba koko selectionnaire yarebye iyi match araza gusubira ku byemezo bye urumva kandi si gusa ariko ku kipe nge ndahamya ko ntago ari ivanjiri ndahamya ko ihora yanditse idahinduye ahamagarwe arabikwiriye ahamagarwe ibyo kuvuga ngo Eric gusubira kuko atisubiraho kipe y'igihugu y'Abanyarwanda kuko Abanyarwanda babishaka ariko babibona si ikipe y'umuntu akorera injustice ngo ntibwongeye gukosorwa. Olivier ntabwo umukiri nka Dorfe Patience bahamagarwa mu ikipe y'igihugu keretse iyo mbwa ngahamagaye aba pro nabo tutazi ariko ukavuga nabo ni bana yakre nta kintu mu cyose mugomba kuri kariyeri na talafite ni umunyezamu umaze amezi 5 adakina ubundi kola ku kwezi kwa gatatu bakaye bamuha message ivuga ngo shaka uburyo wazamura urwego ugaruke usubire muri ekipe ukina ubona imikino kugira ngo muri qualification za AFCON uzasubirana umwanya wawe. Iyo niyo message kwiye kubwirwa Fiacre ntabwo ari ukumuri wadinga
call up kubera ko amaze amezi 5 adakina akwiye kuba ahabwa iyo message nubwo uje ntuzakina azakina kwizera ko niba uri muri forume niba umaze igihe akina wongere ushaka uburyo wazamura urwego ubona imikino kugira ngo muri qualification za AFCON nizo zikomeye ziri imbere uzabona umwanya none se reka nkubaze umunyezamu azajya amara amezi 5 adakina azakina muri ekipe y'igihugu ariyo match akinnye yongera amara 5 adakina ubu nibwo ntangiye kubona ka kantu mwavugaga ngo ka Boni Mugabe ibi ni kosa ibiro bya Boni arabizi uriya umuhungu witwa Olivier igihe kiranageze ngo abantu bamukureho za pressure zo guhora bamutega iminsi marike rega ngo ikibazo ngo azatanga igitego aramaze ni umuzamu wa mbere mwiza dufite nashaka azagitange n'abatari we baragitanga ureke guhora kina match y'Amavubi umushinga bitatu bya fiacre muri Afrika yatanze bitatu biteye isoni none tubyibuka ko Olivier match yari mwariko yaragitanga match fiacre Olivier yatanze ibitego bitatu ubona by'umuzamu ngo Olivier yaragitanze ngo kuri Cote d'Ivoire ngo azongera agitanga aramaze kwizera Olivier ni umuntu afite uburyo akina n'ejo nahoze mbiganira n'abantu kuri stade kwizera nta degaje umupira umukino yewe no kumushidikanyaho nari mfite kwarangiye ejo umukinije ibyo bintu yakina nabi kumushidikanyaho nari mfite kwarangiye ejo ugisha abakinnyi bawe abadefenseri bawe uko bakinana nawe bamwemera Magnifique nashyiraho liste tunyuzemo amaso tuze tujya kuri match